Genda herutse tuvugama abenshi muri mwe tuvugana none ndabona mwarushye ngashya amazi irambitse inda yasumbye indagu indamu yabaye indamu nyirindagu ashaka ingemu mwerekeza uri wenyine uritonde mwerekeza uritonde urangaye turarohama urangaye turarohama ko namenye ko mwashinze ishyaka nibyo koko iyo nkuru ni impamo ndumva yabaye ikimomo kuko twashyizeho undi mutwe wa politiki ndirinda kubyita ishyaka kuko mu gifaransa tubyita mouvement kandi mouvement burya itandukanye na parti politique ubwo reka tuvuge ko ari umutwe wa politiki ni naryo zina twakoresheje n'irya jambo twakoresheje mu rurimi rw'ikinyarwanda hanyuma iyo mouvement rero twayise Urunana rw'abanyarwanda ruharanira impinduka mu gifaransa ni Alliance rwandaise pour le changement naho mu cyongereza ni Rwandan Alliance for change. Genda herutse tuvugama abenshi muri mwe tuvugana none ndabona mwarushye ngashya amazi irambitse inda yasumbye indagu indamu yabaye indamu nyirindagu ashaka ingemu mwerekeza uri wenyine uritonde mwerekeza uritonde urangaye turarohama urangaye turarohama hari abandi wavuze banayishinze bamazemo imyaka 10 no kuvuga ko muri iyo myaka 10 iyo witegereje neza usanga dusa n'abarangaye tutakoze ibyo abanyarwanda baraduteze kandi wanareba wenda n'ukiye no ku ruhande ugasanga ari ikibazo cya leadership cy'ubuyobozi semana reka nkubwire buryo ushobora kuva nko mu Ruhengeri ngo bahita Musanze ugiye i Kigali ugatega bus ukaza wagera kuri Nyirangarama shoferi na konvoyeri bakavamo bakajya gufata burushete na byeri iyo bagiye buriya mu minota ya mbere muravuga muti okay abantu bagiye kwica isari nibagaruka turakomeza abagenzi mukagumiza mugategereza abantu bari mu kwica isari nyine bibaho nta kibazo ariko iyo bitinze minota ikaba 30 kabisa mutangira kwibaza utubazo noneho icyo gihe hakurikiraho ikirero abamo abavuga bati ngewe nawe ndi umushoferi wantwara utaruriya nubwo yagiye kwinywera byeri no kurya brochette ndamutegereza ariko wowe ufite nka gahunda cyangwa utushaka kwitahira uravuga uti rero niba bigenze gutya ngiye gushaka ubundi buryo nkomeza urugendo rwanya kuko ndabona shoferi ibyarimo atari byo twasezeranye ahubwo noneho iyo bitinze urumva niba umuntu arimo kunywa byeri hari gihamwa nk'ebyiri cyangwa 3 utangira no kwibaza utari ko se ubundi uyu mushoferi umaze kugeza muri byeri 3 aratugeza i Kigali cyangwa aradutsinda ikironge icyo ni ikibazo umuntu yibaza niyo mpamvu rero ugera ukavuga uti ubwo bigenze gutya ngiye gushaka ubundi buryo nkomeza urugendo rwanjye watega rifuti niyo yabikamye watega indi bisi ugashaka ubundi buryo komeza urugendo rwawe ukagera yuki so nagira ngo nkubwire ko rwose ntabiciye ku ruhande ngubu RNC ni bus iparitse hariya kuri Nyirangarama abashoferi bari dore ko barenze umwe
barimo kwinywera byeri no kurya brochette, ubwo igihe wenda bazarangiriza bazakomezanya n'abagenzi kibategereje. Ariko twebwe ikintu cyatumye twinjira muri RNC ntabwo twakibonye. babandi wahaye amata bahaze, nibo bamaze kukwima amatwi baraturoha. babandi wateretse intango basinze, baravuga amabaganiyo tuva ku nkombe. uritonde 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 uritonde, mwerekeza w'imude. uritonde urakaye turarohama. uritonde urakaye turarohama. agacu kabuditse imvura, sinzi n'ibiri buhite. nikanze mbona isata, nawe ureba aho tugana. uritonde 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 uritonde. babandi wavanye ishyanga ku nkombe, barasibana basaba gusoma ku ntambo. babandi wavanye ahaga mu nyanja, barajujura babaza aho buri. uritonde uritonde, intebe amwe yasumbye idabu. uritonde uritonde, shuguri yabaye shuguri. ndabona buri wese ari mu bye, abenshi ntawe ureba aho tugana. uragaye turarohama. yego yego uragaye twarohama. Twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari, cyane cyane ku Rwanda. Iki ni ikiganiro kije kidasanzwe, sinzi niba nagishyira muri uko mbyumvute cyangwa se ukuri kukuri, ariko ibyo ari byo byose reka nkishyire mu ukuri kukuri, kuko ni ukuri kw'ibibayeho bije bidutunguye. Ntago bidutunguye kuri bamwe, ariko abandi birabatunguye. Hari n'abibazaga yuko ari bihuha. Ni ishyaka rishyashya ryavutse, ishyaka ry'abantu bahoze muri RNC birukanye, hanyuma noneho bakora urugendo sinzi rubagejeje mu gufata icyemezo cyo gushinga ishyaka. Muri aka kanya rero reka nifashishe umwe mu bashyize umukono kuri iryo shyaka, kuri manifeste yabo, no kuvuga ku migabo n'imigambi yabo, hanyuma noneho adusobanurire iryo shyaka ni bwoko ki, rije gute, rizanye iki gishyashya, kuki ryashinzwe. uwo nguwo nta wundi, reka nifashishe Anicet Karege. Anicet Karege, urahora komeye? Uraho neza bwana Semana, amakuru yawe? Amakuru ni meza Anicet Karege. Ubu se noneho ndakuvugisha nk'umunyapolitiki cyangwa nk'umunyamakuru? Reka ubu ngubu nishyire hejuru niyita umunyapolitiki. Ariko ako umunyamakuru mbese ugira ngo saa kacera, ubu ngubu biracyandimora. Ziko hashize imyaka 19 mvuye mu itangazamakuru. Warivuyemo naryo rikuvamo se? Cyangwa warivuyemo rikuguma? Kimwe muri ibyo, ariko rero urumva hashize igihe kinini kandi ntabwo nabaye nkamwe ngo nkomeze umwuga. Uretse ko nta wibagirwa yaturuka, kandi namwe kuba mukirimo tuvugana nabwo bwo ndiyumvamo. Ariko muri aka kanya reka tuvuge ko ndi umunyapolitiki. Muri aka kanya rero turavuga kuri umunyapolitike. N'ubusanzwe twari dufitanye gahunda yuko tuzavugana rwose ku bintu bya politike. Hari aho duherutse guhurira mu gutabara abantu, turaganira iminota mikeya, ariko twemeranya yuko tuzakora ikiganiro ukampa rwose umurongo uhagazeho muri politike, ukambwira naho tujya dutana cyangwa se twihenda, cyangwa se abantu bakatuhenda bakaduha umurongo utariwo tukawutangaza kandi atari byo biri byo. Byo twari twarabyemeranyije, turi buze kubikomozaho mu mpero y'ikiganiro. Reka noneho nkubaze ngo
ko namenye ko mwashinze ishyaka nibyo koko? Iyo nkuru ni impamo ndumva yabaye ikimomo kuko twashyizeho undi mutwe wa politiki, ndirinda kubyita ishyaka kuko mu gifaransa tubyita mouvement, kandi mouvement burya itandukanye na parti politique. Ubwo reka tuvuge ko ari umutwe wa politiki, ni naryo zina twakoresheje, ni rya jambo twakoresheje mu rurimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma iyo mouvement rero twayise Urunana rw'abanyarwanda ruharanira impinduka. Ubwo tubishyize mu ndimi z'amahanga nko mu gifaransa mwabyise iki cyangwa mu cyongereza? Kuko hari igihe amagambo yacu aba adatomoye mu kinyarwanda, ariko washyira nko mu gifaransa cyangwa icyongereza ukumva bizanye indi nyito. Mu gifaransa ni Alliance Rwandaise pour le changement, naho mu cyongereza ni Rwandan Alliance for change. RNC. Urumva yuko ibyo byose muvuze mu kinyarwanda, navuga ko mu kinyarwanda bidakakaye cyane nko mu gifaransa naho mu cyongereza, kuko ushyize mu kinyarwanda abana b'urungano bafatanya urunana, bagiye gukina agakoni, bagiye batembereye, bagiye kwidagadura, ni ibintu bisanzwe, n'ubushuti, ni bishobora kuzakura wenda bikazavamo abantu bagakorana igihango. Iyo uvuze ariko alliance ni ikintu gikomeye cyane, ni igihango mwageze kure cyane. Urumva umuntu yavuga ngo mutangiye noneho inzira yo kugira ngo muzagere ku gihango? Igihango turacyifuza, tugize tunakigeraho, tutagombye gukora urugendo rurerure byaba ari byiza. Ibyo byose by'urunana cyangwa bya alliance byose nk'uko wabibonye muri manifeste twatangaje, byose bishingiye ku mateka y'igihugu cyacu. Tugira ibibazo binini byinshi birenze ukwemera, nawe uri umunyarwanda kimwe nanjye. Muri manifeste twahereye mu mwaka w'1959, ariko twashoboraga no kujyaho mbere yaho. Iyo ubona abantu bavuze ati tugiye guhaguruka dukora impinduramatwara, nuko haba hari ikibazo. Ariko iyo ukoze impinduramatwara ikasa n'ibaye hamwe, abandi ntibayibonemo, burya haba ari mu kintu nakwita esheke. Kandi icyo nicyo cyabaye nk'intandaro, kuko buriya tariki yo mu mwaka w'1959 ni itariki ikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, kuko hari hashize igihe kirekire ubutegetsi bufitwe ubwami bushingiye ku bwoko, ariko byavuye no ku bwoko burya biba umuryango, nuko abantu wenda batakunze kubitindaho cyane. Iyo abanyarwanda bose bishyira hamwe bakavanaho wa muryango, nabwo batagamije kuwugirira nabi, ahubwo bavuga bati mureke twese dushyire hamwe, dusaranganye ubutegetsi, dusangira ibyiza by'igihugu, baba abahutu baba abatutsi, baba abo bahindi bari ku butegetsi, baba abanyiginya bakomokamo, byari kurushaho kuba byiza. Ariko ntabwo ariko byagenze, kuko niba abakoze revolution ari nacyo batekerezaga, ntabwo bakigezeho, kuko hari abanyarwanda benshi babonye ko bahejwe. Kandi byaranagaragaye mu butegetsi bwakurikiyeho muri za 60, ko ubwo butegetsi butahaye agaciro ubwoko buno. Hari ahoze bandoporosha ngo twavuze ko abatotejwe, abatutsi twavuza ko, ariko byose ni uko tout simplement abantu bagiye ku butegetsi nyuma ya revolution mu mwaka w'1959 batarebye kure ngo bavuge bati reka duhurize abanyarwanda hamwe. Icyo nicyo kintu cyabaye intandaro y'ibibazo byose tubona ubu ngubu. Turakomeza tukagera no muri 73. Burya Habyarimana akuje kudeta muri 73, hari abantu bari mu nkambi z'impunzi za Uganda n'u Burundi bakoze umunsi mukuru, uko bari biteze yuko wenda ibitarashobotse kuri Repubulika ya Amerika Habyarimana agiye kubikosora. Ariko uko tubizi siko byagenze, ahubwo hari abantu bari bakanamijwe, bari bahejwe, abo ngabo twavuga ko abatutsi, hiyongereho abandi bantu aribo tuvuga muri manifeste yacu bitwa abanyenduga. Muri Nduga icyo ni naho mvuka, ni agace katari kanini cyane, ariko noneho icyo gihe abantu biswa abanyenduga bari
abantu bose batavuka mu majyaruguru, mbese muri Gisenyi na Ruhengeri n'igice kimwe cya Byumba, bose biswe abanyenduga. Icyo rero ni ikibazo gikomeye kuko bigenda bikurura inzika. Hari abantu b'abarakare bagenda umwe agahunga undi agakomeza akaba mu gihugu ariko atishimye. Iyo habonetse umwanya rero nibwo ubona nk'ibyabaye muri za 1991, wabonaga imyigaragambyo y'amashyaka yabaga burya abenshi bari abarakare, kaza no kuba karundura, hakabaho ibintu bya genocide, hakabaho n'abantu baza aho kugira ngo barwane intambara constitutionnelle kuko tuzi kurwana, wenda sinjya mu mpamvu zatumye FPR ifata intwaro, ariko ikigaragara nuko nayo yaje itsemba abantu ku buryo bugaragara. Uravuga uruta ahubwo abanyarwanda twari benshi cyane, ibirebye byabaye icyo gihe na n'ubu biki kuko abantu baraki, nibwo iyo dusize hamwe twaratekereje ariko rero hari ikintu kitagenda. Kuki tutareba abantu bashyamiranya tukabona yuko ari abategetsi baduteranya? Kuko umuntu ujya hari akiyita umuhutu agakandamiza abatutsi, ntabwo aba afite manda y'abahutu, nta muntu wamutuye. Ariko ubutegetsi bw'abantu bake cyane bakabikora. N'abatutsi pareyi n'ubu ngubu hategeka abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Wenda hari abantu b'abahutu bavuga bati abatutsi baratumaze kuko uriho ko yishyikiriza ubwoko, ariko ntabwo ari abatutsi bamutuye. Niba hari nabumva ko bamutumye ntabwo ari benshi cyane. Niyo mpamvu rero twasanze, ngo wenda natinze cyane subiza ikibazo warumbajije, twasanze ikintu cyangombwa cyihutirwa no kugira ngo byose bituma ducikamwe bice tubirenge dushyire hamwe. Niyo mpamvu twavuze urunana duhana ikiganza. Niba hari abahiye ababarira asabana imbabazi twiyunge, ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo turaba bigeze ku butegetsi gukanda bariya bicike burundu. None Anicet Karege, uri umunyamakuru, urabizi iyo mutanze impuruza nk'ingi mukavuga ngo urunana urwo runana urabizi mu kinyarwanda, mu muco nyarwanda rugizwe na bande? Ni uko twabivugaga, ni abantu nyine b'ikigero kimwe, nyine bagiye kwikinira agakoni, bagiye gusohoka bakidagadura, bagiye gutekereza ibintu byiza. Wenda ibyo urimo kutubwira byo kuvanaho izo nzitizi zatumye abantu batisanzura, bamwe bahezwa mu bandi, urwo runana rugizwe na bande? Ngo twaratekereje dusanga ni bande batekereje basanga. Urambaza abashinze urunana? Yego. Mazina y'abantu utubwiye amazina nabonye mu itangazo, ariko se ubusanzwe baturuka hehe? Ni ibivajuru, ni hari musanzwe, harabo nabonyemo nari nsanzwe nzi nkawe, nari nsanzwe nzi yuko uri muri RNC, harabo Jean Paul turayishimye nari nzi ko ari muri RNC, Tabiti Gwiza nawe niko nari muzi, hari n'abandi nabonyemo ntari nzi ko bari ntaza ahantu babarizwa. Urunana rwanyu rugizwe na bande, mwarufatanye gute? Effectivement abantu benshi nabari muri RNC, ariko harimo n'abandi, kandi buriya twarabana 9 nibo basinye, ariko nkuko wabonye mu itangazo duhagarariye abandi, ari abantu benshi. Nuko turi benshi niyo mpamvu tutashatse ko tugaragara twese, uretse ko hari n'abantu bafite impamvu zabo wenda badashaka kugaragara. Ariko nkuko warumbaje uti muri bande, amazina yo wayabonye, wenda abandi batari utoni simba kubwira. Reka amazina nayo tuyavuge kuko abantu tubwira n'abanyarwanda ashobora kuba batagize, hari abavuga ko ari ibihuha. Niyo mpamvu nashakishe ngize amahirwe mbona umwe muri abo ngabo, uranyemera Jean Paul, we yambwiye ko afite akazi kenshi anyohereza kuri wowe. Amazina y'abantu bashyize umukono kuri urwo runana nyine, urwo rugendo rwa politike, hari Bakamira Belalma, Gwiza Tabita, Kamana Achille, Karege Anicet, Mukaruranga Musoni, Karuranga Musoni Saleh,
Mukobwa Jana Pacifique, Dr Ndagijimana Etienne, Turayishimye Jean Paul, Umuhoza Benoit. Nabo ngabo uko ari 9. Nabo ngabo. None rero abo ngabo mwafatanye Urunana muhuriye he mwese koko mwari muri RNC cyangwa abo bandi nabo mwagiye mujya kubashakisha? Abantu benshi koko twabivuze bari muri RNC bose usibye abantu babiri uretse wo Karuranga Musoni Sare na Ndagijimana Etienne ntabwo abayoboke ba RNC. Urumva? Ariko nko nakubwiraga hari n'abandi bantu benshi batawuze muri RNC turi kumwe ariko wenda amazina yabo atashyizwe ahagaragara. Ubwo nagira ngo nkomeze nsubize icyo kibazo cyawe uretse kumaze gusa. Yego. Uko avuga mu bande biyungurunana. Semana nakubwiraga mu kanya ibibazo byaranze u Rwanda n'amateka yarwo. Kongere twitegereze ubu ngubu amateka yacu yadusigiye ibice byinshi. Ariko warutaranabirangiza kuko wageze muri za 75 gusa ariko 94 n'ibyakurikiye kugeza aya magingo ntago wigeze ubikubitaho kandi na amateka akomeye ndetse ubu ngubu turwana nayo kugira ngo nibura abantu bayakosore kuko abayandika baracyana ariho benshi muri mwebwe mwari muri RNC. Nabivuze nihuta ariko nyine nakubwiragaho buriya kuko nahereye muri 59 byatangiye ari ibintu bito bikura kuko nk'ibintu byabaye muri 59 ntaho bihuriye n'ibya 73 n'ibyo muri 73 ntaho bihuriye n'ibyo muri 94 byagiye bikura 94 wabonye nawe wari uhari byabaye rurangiza byari biteye ubwoba cyane ahubwo natwe size ukuntu tukiriho kandi twari muri kiriya gihugu ko harubaye ubwicaye ubwoba. Reka wenda kareka mbaze nkubwire ngusubize ikibazo wambajije uti muri bande ku mateka y'igihugu cyacu. Ubu ngubu kategori z'abanyarwanda ziriho mu Rwanda nubwo bavanye ubwoko mwirangamuntu ariko harimo abantu bavuga ko bacitse ku icumu. Abantu bacitse ku icumu n'ubundi buryo bwo kuvuga ko hari ubwoko bw'abatutsi ariko hari n'abandi batutsi batacitse ku icumu baturutse hanze y'igihugu batahutse baturutse Uganda abandi baturuka Tanzania na Burundi za Kongo. Abo bose n'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bahuje ubwoko ariko badahuje ibibazo kuko abacitse ku icumu bafite ibibazo byabo kandi noneho wasangamo wagireba mu bwoko bw'abatutsi ugasanga muri ibyo bice byose harimo ibibazo bibatanya nanone ko umuntu waturutse n'umuntu wacitse bafite ibintu bapfa ubu ngubu nubwo wenda bitavugwa cyane. Noneho bo bakwihuza nk'abatutsi bakaba bafite undi mwanzi wabo ukomeye cyane witwa Umuhutu. Wenda ubu ngubu kubera ko ubwoko nyine nanone nk'uko nabivugaga bwavuye mu irangamuntu baravuga bati ni interahamwe uko bavuga wenda ukabata ariko iyo batabubaye interahamwe ubigipinga ariko abo bantu arahari kugira ngo ushyirwe ku ruhande. Hari igihe rero iyo mugezaho mukareba mutekereje n'umutwe ku muntu ukora ibintu byose uvuga ngo mu Batutsi harimo uduce mu Bahutu harimo abanyenduka n'abakigaki bishigiye ku mateka yacu ariko ntabwo kubaka nk'igihugu uko umuntu nakomeza akajya muri akavuga ati ngiye nacitse ku icumu ntabwo nshobora kuvugana n'umuntu wavuye Uganda cyangwa se wenda we twavugana ariko umuntu tubara twiciye ntabwo tuzongera kuvugana. Icyo ni ikindi kibazo kugira ngo abantu biyunge rero. Icyo nagusubiza nuko twarebye tugasanga aho twakomoka hose haba hari abantu bacitse ku icumu haba hari abantu batahutse baturutse Uganda haba hari abantu bipinga cyangwa interahamwe bitavuga abantu ntabwo mvuga mwizisha abantu ariko hari ukuntu abantu bita Abahutu bari basanzwe mu Rwanda cyangwa ariko nkoresha ijambo sotya no byo ribaho baba ari abatahutse baturutse Kongo n'abandi. Ikintu tugomba kureba ubu ngubu ni u Rwanda rukeneye yuko
turenga bya bintu byose, utwo tuntu twose navuze n'utundi nibagiwe, tudutanya, dutuma dushyamirana, dutuma umuntu agira gutya akabyuka mu gitondo akafasha umuhora akajya gutema umuturanyi bajyaga bahana igikatsi, bareramwe biganye ku ishuri, bahana igishirira n'ikibiriti. Uwo muntu kubera ko bakuze mu bitekerezo bivuga ngo ya muntu n'umwanzi wawe, agafata umuhora akajya kumutema. Turenga utwo tuntu, kandi noneho twiyame abategetsi batuzana mu ibyo bintu. Nicyo dushaka rero mu gusubiza ikibazo cyawe nakubwira ko turi abanyarwanda b'ingeri zose, kandi turi ibintu by'ibintu tutabigeraho, tudashaka kuzongera kumva ikintu cy'amacakubiri. Ndagira ngo abantu bose batwumve bakomoka igice cyose baba bibaramo ko tubahaye ikiganza, kandi ko niba kiduha tuzacyakirana ibyishimo byinshi, kugira ngo dufatane urunana twubake u Rwanda duhuriyeho twese abanyarwanda ko turi bene. Anicet Karege, nkurikije ukuntu ukoze description, ukuvuga uko uduciriye ku mayange y'umugani w'abarundi, ukatwereka ishusho ngiro y'abagize urwo runana ko mugiye gufatana agatoki mu kandi, biragaragara ko n'ubundi mwari musanzwe mufatanya agatoki mu kandi ni RNC, uretse abo ngabo nyine babiri biyongeremo, ndavuga kuri iyi liste mwaduhaye, wenda n'abandi tuzagenda tubamenya abo ngabo batashyizeho umukono. Wavuga ngo ibi bintu n'ubundi nta gishyashya kijemo, twari twiteze yuko n'ubundi abantu bari inyuma ya Jean Paul Turayishimye bazagera aho ngaho bakajya inyuma y'inzu. Ubu byo birabaye, mugiye inyuma y'inzu, none mugiye kwiyubakira kwigondera akazu kanyu. Navuga ngo nyuma yo kugirana ibibazo n'ubuyobozi bwa RNC, tuvuga ko ari Kayumba Nyamwasa ari utanga amategeko, amabwiriza n'ibigomba gukorwa akica gakiza nkuko muri FPR bikorwa, ibyo ngibyo ndabyirengera kuko n'ushize narabibabwiye na Jean Paul, namubwiye nti muzatubwira ahantu mutaniye na FPR inkotanyi. Noneho mwabaye abana bakuze, mwagiye rero kwishingira akagondano kanyu. Ako kagondano mushinze nyuma y'igihe kinini mutumvikana na RNC, hari kandi bikaba bije mu gihe hari ikibazo gikomeye cy'ingutu cya Bene Rutabana, aricyo cyatumye noneho biba n'umusemburo, wenda muvuga ati aho kugira ngo tugumize turwane, reka twishingira akagondano kacu. Ibyo bintu mwabisobanurira abanyarwanda gute? Muzanye ikihe gishyashya kirenze icyo mwari mwaratanze cyangwa icyo mwakoraga muri RNC? Ikintu uvuze kiri cyo kandi ntashobora kuhakajya, nuko tuyoboka RNC yari ifite imigabo n'imigambi nk'ingi imaze kukubwira yo guhuriza abanyarwanda hamwe, kuko no mu izina ryayo mu nyito yayo yitwa ihuriro nyarwanda. Mbere yo gukomeza nagira ngo nkubwire akantu kamwe nanone, nuko abantu bose bari muri uru runana n'abari bashyizeho umukono ntabwo bose bagiranye ibibazo n'ubuyobozi bwa RNC. Wenda bavuze ikibazo cya Bene Rutabana, Jean Paul Turayishimye bavuze ko birukanye, ushatse wakongeraho na Benwa Umuhoza nawe bahagaritse ku buyobozi bw'intara, ndetse bavuga ko banamwirukanye nanone. Ariko hari n'abandi batagiranye ibibazo. Jewe nta kibazo mfitanye n'ubuyobozi bwa RNC bitu ajyo twagiranye. Ariko mpamvu rero gurimo kumbaza uti igishya muzanye n'iki? Ikintu gishya tuzanye umuntu agomba kumva nuko ibyo tuvuga bigomba no kuba ari byo bijya mu bikorwa, imvugo ikaba ingiro. Impamvu ngiye maze muri RNC imyaka 7, hari abandi wavuze banayishinze bamazemo imyaka 10. No kuvuga ko muri iyo myaka 10 iyo witegereje neza usanga dusa n'abarangaye, tutakoze ibyo abanyarwanda baraduteze, kandi banareba wenda ntukiye no ku ruhande ugasanga ari ikibazo cya leadership cy'ubuyobozi. Semana reka nkubwire buryo ushobora kuva nko mu Ruhengeri ngo bahita Musanze ugiye i Kigali, ugatega bus ukaza, wagera kuri Nyirangarama shoferi na konvoyeri bakavamo bakajya gufata burushete na byeri. Iyo bagiye buriya
mu minota ya mbere muravuga muti okay abantu bagiye kwica isari nibagaruka turakomeza. Abagenzi mukagumiza mugategereza. Ndategereza abantu barimo kwica isari nyine bibaho nta kibazo. Ariko iyo bitinze minota ikaba 30 kabisa mutangira kwibaza utubazo. Noneho icyo gihe hakurikiraho ikirero. Abamo abavuga bati ngewe nawe ndi umushoferi wantwara utaruriya nubwo yagiye kwinywera byeri no kurya brochette ndamutegereza. Ariko wowe ufite nka gahunda cyangwa utushaka kwitahira uravuga uti rero niba bigenze gutya ngiye gushaka ubundi buryo nkomeza urugendo rw'abanya kuko ndabona shoferi ibyarimo atari byo twasezeranye. Ahubwo noneho iyo bitinze urumva niba umuntu arimo kunywa byeri hari cyangwa nk'ebyiri cyangwa 3 utangira no kwibaza utari ko se ubundi uyu mushoferi umaze kugeza muri byeri 3 aratugeza i Kigali cyangwa aradutsindisha irongi. Icyo ni ikibazo umuntu yibaza. Niyo mpamvu rero ugera ukavuga uti ubwo bigenze gutya ngiye gushaka ubundi buryo nkomeza urugendo rwanjye. Watega rifuti niyo yabikamye watega indi bisi ugashaka ubundi buryo komeza urugendo rwawe ukagera yugi. So nagira ngo nkubwire ko rwose ntabiciye ku ruhande ngo RNC ni bus iparitse hariya kuri Nyirangarama. Abashoferi bari dore ko barenze umwe barimo kwinywera byeri no kurya brochette. Ubwo igihe wenda bazarangiriza bazakomezanya n'abagenzi kibategereje. Ariko twebwe ikintu cyatumye twinjira muri RNC ntabwo twakibonye. Ariko se uramponda sinoga aho ngaho rwose icyo kigereranyo ndacyumva 5/5. Ariko se bisi wiguriye, bisi watanzemo imisanzu, bisi watanzemo amaraso yawe, uremera koko ukayisiga aho ngaho ukavuga uti uriya mushoferi niwe kamara ntago wowe ushobora gufata iyo bisi ngo ube wayiyoboraho kugira ngo ujye gutega iyindi y'undi muntu uguca amafaranga cyangwa uzatangira ku busa kugira ngo ugere aho wari ugeze? Erega uwo muntu ufite bisi ufite n'icyemezo cyo kuyitwara. Si ukuvuga ko ufite permis yose ashobora gutwara bisi ibonetse yose. Ahubwo wavuga uti nubwo namwishyuye aho kugira ngo nkereze mu rugendo ndiho nzagaruka wenda nzabijyana imbere y'ubutabera cyangwa nzagaruka kumubaza ikindi gihe. Ariko kiba cyihutirwa icyo gihe niki ukuvuga uti urugendo rwanjye rusohore rujye kujya ibindi tuzabisubiramo. Ibyerekeranye imigabane washyizemo uzabigarukaho nyuma. Erega burya ngo nuwambuwe n'uwazi ntatingata. Wambuwe n'uwazi ntatingata niko bavuga mu Kinyarwanda. Babandi wahaye amata bahaze nibo bamaze kukwima amatwi baraturoha. Babandi bateretse intango basinze baravuga amabaganiyo tuva ku nkombe. Uritonde mwerekeza wimuge urakaye turarohama. Agacu kabuditse imvura sinzi n'ibiri buhite nikanzemo n'isata nawe ureba aho tugana. Uritonde babandi wavanye ishyanga ku nkombe barasibana basaba gusoma ku ntambo. Babandi wavanye ahaga mu nyanja barajujura babaza aho uritonde. Ine bamwe yasumbye idabu. Shuguri yabaye shuguri ndabona buri wese ari mu bye. Abenshi ntawe ureba aho tugana. Erega burya ngo nuwambuwe n'uwazi ntatingata.
wambuwe n'uwazi ati ngataniko bavuga mu Kinyarwanda. reka tubandanye noneho rero ikiganiro cyacu tugicume twigira imbere. umaje kutwereka yuko nyine mwambuwe n'uwo muzi, mwavuga ati umushoferi ati niyo bisi nubwo twayitanzemo imisanzu migabane dufitemo, ati ibyo byaza nyuma mu by'amategeko, ati nta mpamvu yo kugumiza kudukereza ku rugendo rwacu, reka turebe ukuntu twagera iyo tujya, hanyuma tuzasigare tuburana imigabane yacu twashyize mu kiguzi cy'iyo bisi. None akabazo k'amatsiko, Jean Paul Turashimye nifuje yuko aza muri iki kiganiro kuko niwe navuga uri ku isonga cy'icyo cyemezo cyo gufata, niba mufashe indi bisi mukaba mutangiye mwakusanyira udufaranga kugira ngo muyigure ibageze aho mujya cyangwa se mukodesheje. hari mu bantu nyine bari barambwiye mu kiganiro twakoranye, niwe wabyivugiye rwose, arambwira ati ntabwo iyi bisi twayitanzemo imisanzu, twayitanzemo amaraso yacu, twatanzemo byinshi ukwigomwa n'iki byose, ati ntabwo tuzayivamo, ati bagomba kuzahitamo. ubu noneho uwavuga ngo muragamburujwe yaba yibeshye. oya ntabwo gamburujwe, nagira ngo wenda nagize kuvuga ariko ushobora kumva. nakubwiye ko tutari ishyaka rya politiki, ahubwo turi muvoma mu Kinyarwanda yise umutwe wa politiki, ariko nshaka kubitandukanya n'ishyaka risanzwe rya parti politiki. aho tutagamburujwe nuko ushobora no kuba muri RNC ukaba no muri RNC araforo. ibintu bishoboka. ni ukuvuga muracyari muri RNC? wenda binyerekere tuzabivuga ariko utaha, ariko kuko umuntu ahitamo, ariko umuntu ashobora kuba muri RNC akaba no muri ARC. ukavuga uti ngiye ndi umuyoboke wa RNC, ariko reka nkomezanye na bariya bantu, kuko icyo nubwira cya muvoma, ubundi muvoma urumva niba tuvuze tuti turi Alliance française changement, ni ukuvuga ko ikintu tuviza cya mbere ari guhindura ibintu. sibyo? Sibukane n'ishyaka rya politiki, nuko umuntu ufite ishyaka rya politiki ikintu abaviza yego hari guhindura ibyo bintu, ariko akanaviza odora kugira ngo azafate ubutegetsi. Mwebwe ntabwo mushaka ubutegetsi? Birashoboka ko twabufata, ariko ubu ngubu intego yacu yibanze ni ukuvanaho ubutegetsi buriho. kuvuga turahamagarira abantu bose, reka ngo igitekerezo sema. Bona n'amashyaka ari hanze ahangaha, niyo mpamvu mbwira n'abantu wenda bashaka no kuba abayoboke bacu ba ARC ko bitari ngombwa ko bajugunya ikarita yabo y'ishyaka bari basangamo. hari amashyaka hanze ahangaha aharanira wenda ku Rwanda bayoborwa n'ubwami. riri uko ryitwa ariko ribana hari inyabutatu, hari inyabutatu riyoborwa n'ubwami. hari andi mashyaka ni nayo menshi aharanira ku Rwanda ruyoborwa na Repubulika. icyo kikaba gitangiza abo bantu, ariko hari ikibahuje kimwe, nuko nta gihugu bafite, bose ari ubwami barabuharanira bari hanze, n'abaharanira ku Rwanda ruyoborwa na Repubulika nabo bari hanze. aho waba wibeshye cyane. reka nkukosore gatoya, kuko ejo bundi hari ishyaka rishaka ubwami ryavukiye mu gihugu imbere mu Rwanda. bari hanze, ndavuga ko bari muri opposition. ririya ryo ntabwo riri muri opposition kuko rirashaka ko na Kagame ari umwami. ariko naryo rishyaka naryo rishobora kuza mu ntuza muri alliance yanyu, ni ukuvuga muri Urunana, rikavuga ati ariko nubwo turi mu gihugu duharanira ku bwami, ati ibitekerezo mufite ni byiza, reka dufatane Urunana. mwabasubije inyuma akira, ariko babara nk'abantu ahubwo tuzasaba ko tugirana ibiganiro, kuko wenda sinzi niba uri kimbaza, ariko turashaka yuko tuzagirana ibiganiro n'abantu bari ku butegetsi. rero bashyigikiye abari ku butegetsi, ntabwo twafatanya kwirika ubwo butegetsi bashyigikiye. icyo ni ikindi kibazo. icyo nakubwiraga bari muri opposition, ushyigikiye ku Rwanda ruyoborwa n'ubwami n'ushyigikiye ku Rwanda ruyoborwa n'amahame ya Repubulika, bose bari hanze y'igihugu, nta gihugu bafite. tukabwira rero dukoze muvomo duhuriyeho twese,
objectif ya mbere ari ukuvanaho ubutegetsi buriho ubu ngubu, twashyira imbaraga hamwe tugashaka uburyo iyo ntego igerwaho. Nitumara kuyigeraho wenda dushobora kuzavuga tuti RNC kubera ko twabonye twakoreye hamwe ari byiza, noneho reka twigire parti politique natwe tujye gushaka ubutegetsi. Cyangwa se tukavuga tuti abantu twari turi muri RNC babandi b'ubwami bagiye ukwabo, abari mu mahame ya Repubulika bagiye ukwabo, noneho buri wese akajya imbere y'abaturage guhawe amajwi menshi, akaba ari we ujyana ibyifuzo bye mu isonga ry'ubutegetsi. Icyo ngicyo niyo mpamvu umuvuma isa n'itandukanye n'amashyaka asanzwe ya politiki. Ariko rero yego rangiza igitekerezo cyawe. Ko umuntu ashobora kuba yari mu ishyaka rinini akaza tugafatanya muri ARC atagombye kujugunya ikarita y'ishyaka yarasanzwemo, kuko niba ngombwa wenda ko nitugera i Kigali tumaze guhiruka ubutegetsi buriho, ba bandi bashyigikiye ubwami n'abashyigikiye Repubulika umwe n'ukwe, ubwo buri wese abazasubiranye rya shyaka ryahoranye kera. Ariko ubu ngubu twebwe tubona ikihutirwa ari ukugira ngo tuvaneho ubutegetsi buriho. Nanone ariko hari ahantu twumvikanaho nayo wayumvise, nuko twemera ko igihugu kigendera kuri demokarasi, naho byaba ubwami byaba Repubulika, icyo ni ikindi. Aho ngaho rero niho nshaka kugira ngo nkubaze ikibazo nyine, worakomeza gutsindagira ko mwebwe muri muvuma mutari ishyaka rya politike, ariko nasomye ibikubiye muri manifeste yanyu, no kuvuga ibikubiye mu manifeste twavuga imigabo n'imigambi yanyu y'urunana rwanyu, harimo ingingo 15. Izo ngingo 15 ngiye kuzinyuraho nirukanka cyane, wenda tuzagira igihe cyo gusesengura nyine ingingo ku ngingo, ntago zose ariko nzirangiza. Hari guharanira uburenganzira n'ubwisanzure bwa buri wese, guteza imbere uburinganire mu nzego zose z'igihugu no kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose, gushyigikira ku buryo budasubirwaho uburinganira hagati y'abagabo n'abagore, gushyiraho imiyoborere ishingiye kuri demokarasi ku buryo burambye, gushyiraho ingamba zose zo kunga abanyarwanda, guhumuriza abagize ibibazo no kubasubiza mu buzima busanzwe, guteza imbere urwego rw'abikorera ku giti cyabo no gushyigikira amapiganwa hagati y'aba rwiyemezamirimo, gushyiraho politiki ihamye yo gucunga ubukungu bw'igihugu, gushyiraho politiki ihamye yo gushyigikira abahinzi n'abanyamyuga boroheje, gushyiraho politiki y'ubwuzuzanye no gufasha abakene mu nzego zose z'igihugu, gukora ku buryo uburezi n'ubuvuzi bigera kuri buri wese kandi mu buryo bunoze, guteza imbere indangagaciro z'umuco nyarwanda, niho wenda mukura n'iryo jambo urunana. Hanyuma noneho gukora ku buryo ibikorwa by'amajyambere bigirira akamaro buri muturage, gushyiraho politike y'ububanyi n'amahanga ishingiye ku mahoro no ku bworoherane mu mibanire n'ibindi bihugu no mu mibanire y'imiryango mpuzamahanga, gushyiraho ingamba zihamye zo kurengera ibidukikije, mwagiye muri ekoloji. Hanyuma noneho gushyiraho ingamba z'igihugu zihuriweho n'abanyarwanda b'ingeri zose kandi zikora ku nyungu z'abaturage bose. Rwose tutabeshyanye, ikintu gishyashya muzanye muri ibyo ngibyo gitandukanye na objectif cyangwa se intego z'abanyamashyaka niziye, ku buryo mwabwira abo ngabo ati ushobora gukomeza agakarita kawe ko muri RNC, ko muri FD inkingi, ko muri PDP imanzi cyangwa partenari ntwari n'ahandi na RD n'iki byose, ati
ariko ukaba n'umuyoboke wacu. Ikintu muzanye aho ngaho muri izo ntego bo badafite ni ikihe? baragifite kiranasa kuvuga, ariko nagira ngo mbwire ivuma nk'uko nari maze kubivuga, intego yayo yibanze ni ukugira ngo tuvane ubutegetsi bw'igitugu. Twese turabyemera nk'uko mu Rwanda ari ubutegetsi bw'igitugu, ahubwo nta nubwo wavuze ko twahereye ku bikorwa na FPR ubu ngubu, kubera ko twabyenyemeye leta, icyo nakwita leta do leta actuelle, akarengane gakorerwa abanyarwanda karaboneka, twagiye twenyemera kandi burya nta nubwo twarangije byose. Noneho icyo nkubwira umuntu wo muri indi shyaka, ngiye sinshaka kuvuga amazina wenda umbabarire, ni ngewe yavuze ashobora gukumiza agakarita ke niko wavuze. Ko ngewe ibintu nari mbirimo mfite imigabo n'imigambi iyi ngiyi, nabariye akaba tuyihuje, ariko bo tukaba dufite umugambi wihutirwaho kugira ngo duhire ku butegetsi. Reka mbafashe duhire ku butegetsi, noneho ndisubiriraho narindi, kuko n'ubundi ibyo batangaje bemera nanjye n'ibyo nemera, afite n'icyo gihe. None muzabuhirika gute? Mukoresheje intwaro, mukoresheje ibiganiro, mukoresheje iki? Niba wasomye neza ibiganiro kandi tuzabishyiramo imbaraga nyinshi, tuzakora uko twabivuze, tuzakora uko dushoboye kose. Ingufu zadusaba izo arizo zose tuzazitanga kugira ngo ibyo biganiro bishoboke hagati y'abanyarwanda bari muri opposition, nta n'umwe uvuyemo. Mu gifaransa twakoresheje ibintu byitwa ngo des discussions plurielles et exhaustives. Ijambo exhaustive bivuga ko nta n'umwe ugomba gusigara inyuma. Tukaganira ni ukuvuga mwatunze n'agatoki muri bariya abantu bamaze iminsi barakoze ngo iteme, mufite na radiyo yitwa Iteme, yuko batumiye amashyaka ariko amwe bakayaheza, ndetse na bantu bo muri societe civile bamwe ntibabatumire, bakabeshya ngo babatumiye ariko batabatumiye. None mwebwe naho ngaho mwashingiye muvuga ati nta n'umwe uhejwe? Oya, ntabwo ari aho ngaho. N'ibyiyumviro byacu ni ibintu tuvuga nk'intego. Nagira nkubwire ko uriya mugambi wo guhuza abantu bagenzi bacu bakoze, biriya bise bridge builders, uriya mugambi turawushyigikiye cyane. Ntabwo wavuga ko twabatunze agatoki kandi ibyo bakoze twebwe tubyiyumvamo, ahubwo ndizera yuko ko hari indi faze wenda izaza nabyo dushobora kuzabifatanya, ishobora no kuba etape wenda muri ibi ngibi duteganya. Ntabwo rero twabatunze agatoki, ntabwo ibyo bakoze tubirwanya, bien au contraire. Ahubwo icyo tuvuze ni uko abanyarwanda bagomba kumva, niba tugiye kuganira n'ubutegetsi bw'i Kigali, nta muntu n'umwe tugomba gusiga ku ruhande, nta kindi. Ntabwo ari ukuvuga ngo bariya ntibabikoze, nzi ko nabo bari bagerageje. Ariko se Anicet Karege kuri wari uhagarariye, uri mu bantu ndabivugaho mu kanya tugiye turaza kubigarukaho dusoza, umuntu wahagarariye intara ya RNC mu France, aho cyane cyane aho ngaho Rio, turaganira uri Rio mu France. Ibyo bintu byo kuvuga kugarura ku biganiro ko ari byo natunga agatoki nkavuga nti murimo gushyira abantu mu rujijo, mufite indoto zidashoboka. Kagame yarivuga ati bazamvanaho banyuze muri demokarasi, banyuze se mu ntambara, banyuze mu matora, banyuze hanyuma noneho muri RNC wari urimo, urabizi yuko mwanditsi baruwa musaba ibiganiro na leta ya FPR Inkotanyi i Kigali. Iyo baruwa ntago bigeze babasubiza. Hanyuma noneho na nyuma yaho hari abandi bo muri RNC mwagiye mufatanya bo muri societe civile, bavuga ko bari muri societe civile ndetse n'andi mashyaka, mwongera kwandika ibaruwa ifunguye. Ndabyibutsa abantu ngira ngo bageze kuri 30 na bangahe, nabyo ntacyo byatanze, nta n'igisubizo babaha. Kuki utsimbare kuri imishyikirano na leta y'i Kigali? Kuki utavuga izindi nzira nk'iz'abantu bavuga bati twebwe turasanga kumubwiza rurimi yumva imbunda aribwo yakwemera iyo mishyikirano? Sobanura aho ngaho itandukaniro. Abantu kugira ngo Rwanda uko hagomba kuba imirwano y'amasasu, impamvu nuko babona uko imiterere y'ubutegetsi bwo mu Rwanda, kandi nibyo
nibwo ubutegetsi buriho mu Rwanda bwashyizweho n'imbunda, noneho abantu bakavuga bati n'ubundi buzavanwaho n'imbunda. Biranashoboka ko arizo zizavana. Na Kagame yarabyivuye ariko ati bazamvanaho se ari uko banyuze ari intambara, ari imishyikirano, ari iyo amatora. Ngakomeza ubundi biriya Kagame avuga sinjya bitigaho cyane, kuko imbere hari abandi babivuze kandi wenda batakinariho. Ababivuze ariko nabo babivugaga gutyo, baje kubyemera ariko bokejwe igitutu cy'imbunda. Ariko icyo nashaka kukubwira nuko udashobora guhaguruka uyu munsi utangije umushinga nk'uyu ngo uvuge ngo ngiye guhita ndasa i Kigali. Inzira y'amahoro ishobotse ngira ngo niyo twese twahitamo, kandi ngenzi ko bishoboka. Reka nkubwire ingufu ubutegetsi bwo mu Rwanda bufite zibuhabwa n'amahanga. Muri diplomasi tuvuga ko dushaka ibiganiro, tuzahera mu Rwanda n'ubundi dusaba ubutegetsi bwo mu Rwanda kugira ngo tuganire. Nibwanga na mbere yuko tugera wenda aho ngaho abantu bamwe batekereza, hari ahandi hantu ushobora oya bwaranze. Ni mutubwire icyo mugiye gukora kuko bwaranze, mwarabigerageje bwaranze. Ntabwo turepuiza remoye zose. Ntabwo turepuiza remoye zose, nicyo dushaka gukora. Muracyemera yuko butaranga? Ubu ngubu uri kwanga. Bwaranze. Ari ngiye kumubwira Semana. Yego. Mbere wenda sinshaka kuvuga iby'imirwano nk'uko ushaka kubijyanamo, ariko reka nkubwire wowe ushobora kuba ufite umugore wawe mufitanye ibibazo. Mubwira uti madame warese tukareba ukuntu dukemura ibibazo hagati yacu, sibyo? Umugore ukabona bayibamba, cyangwa imwe yasoma, cyangwa ari umugabo ubibamba nanone. Mbere yo kugira ngo uvuge uti turatandukanye genda cyangwa gutera ishoti, urabanza ugashaka na musaza we. Cyangwa ukajya kureba nyirasenge cyangwa marene we. Ese uyu mudamu ko kera twumvikanaga ko mbona ari umudamu mwiza kandi ubundi twayikoranye ibintu byinshi, nkabona ntabwo mumanira. Icyo gihe marene naza akamuhana, nyirasenge akaza akamuhana, bikanguza baguti wa mugani ubwo byarenze hano. Nahangaha aho faze tugezemo ubu ngubu, bagenzi bacu babikoze ntabwo tuminimiza abagize icyo bakora mbere yacu, nuko bandikiye abanyarwanda bari ku butegetsi ubu ngubu bakababwira ati mureke tuganire, bakanga. Natwe tuzongera tugire iyo nzira wenda twongere tubabwire nanone bange. Ariko hari indi faze ishobora gukurikiraho, ukajya kureba ba nyirasenge baba pare babo kandi urabaza. Urabaza bari kugenda ukabwira ese ubundi kukimushyigikira bari abantu kandi bakora ibyaha. Icyo gihe nudukomeza wenda bikanga, icyo gihe nubwo tuzagaruka imbere y'abanyarwanda tubabaze tutese bavandimwe ko bari abantu bavuniye imitwe mu matwi nka Farawo wo muri Egiputa, tubigenze tuti noneho tuzafata n'imwanzuro après. Ariko inzira y'amahoro twabanje yose kuyitekerezaho. Reka noneho tugaruke inyuma ku byerekeranye n'amateka. Turimo kugenda dusoza nyine n'ikiganiro cyacu, igihe twari twihaye kigiye kuturangirana. Tugarutse mu mateka, biragaragara yuko ni RNC yacitsemo nanone ibice. Igice cyari gihari twari twiteze n'ubundi yuko kizajya inyuma y'urugo, inyuma y'inzu nyine, kikigondagondera akantu. Ubu ngubwo cyagaragaye nyine, birigaragaza, ariko bimaje kuba inshuro, ubwo ngubwo bibaye inshuro ya 4. Hari ku nshuro ya mbere bariya ba Murayi bagize gutya bavamo na ba Rusesabagina mu ikubitiro, RNC isigara iri uko yari imeze nyine, nta cyayihungabanyije cyane, nubwo hari ibintu byerekeranye n'umutungo n'ibyizera abantu bari bayifitiye batangiye kugenda bigabanuka. Nyuma haza ba Rudasingwa na ba Musonera na Musonera na ba Rudasingwa na Ngarambe, nabo bageze aho ngaho barananiranwa, bakubita urugi bajya hanze yarwo, nabo barigondagondera. Ubu ngubu bari mu ishakwe. Nyuma yaho haza Sankara
Sankara Karisi Sankara muzi byakurikiyeho muri RRM ubu none iwe yageze no mu gihome ndetse ari mu menyo ya Rwamba i Kigali mu Rwanda. None namwe igice cya Jean Paul Turayishimye na Anicet Karege na Benoit ubwo ndetse wenda uraza no kutubwira na bajyaga bahugahuga yuko ndetse na Madamu Leya Karege nawe muri hamwe ubwo ngubwo nabaza kutubwira niba nabagize namwe muri igondagondeye ikintu muhurizaho abantu bahurizaho bavuga bati ikintu gituma abo bantu bava mu nzu yaricinyiye ifite amasima ifite ibintu byose birahuri ifite iki ati ni ikintu cy'umutware w'iyo nzu ati uyoboresha igitugu ikiboko mu kumvira uwo ngo kandi abantu bose bagiye bamutunga urutoki ni Kayumba Nyamwasa ndetse nabo bafatanyije cyane cyane muramu we Frank akaba ari abo babigira abandi bose bari muri iyo nzu baconda n'abandi bose akaba ari abateruzi b'ibibindi ari babandi badashobora gufata ibyemezo bagendera iryavuzwe nyine n'uwo mukuru mwebwe ko namwe twababonaga muri urwo rwego none mukaba muvuye kwizima mwigondagondeye namwe ni Kayumba Nyamwasa utumye mujya inyuma y'inzu mwatanzemo imiganda mwubatse kugeza muri iyi myaka yose burya iyo ufashe ikibazo ushobora kuba ufite parametre zose zituma abantu bacyumva ngewe aho kugira ngo amazina y'abo bantu bose uvuze gutyo uretse ko hari ijambo ntakunda buriya ijambo ryitwa abateruzi b'ibindi ntabwo ndikunda wenda reka turivanemo ariko aho kuvuga amazina y'abantu komusa reka tuvuge abayobozi ba RNC oya ngenda bavuga ndabyemerera ndabivuga kuko nukuri kukuri nge ntago njya nyura ku ruhande umbabare ahubwo hari n'igihe nakoresheje amagambo turaza kubigarukaho nyine mu gusoza iryo jambo ry'abateruzi b'ibindi ndikomeye kubera yuko hari uterura ikibindi nawe afite agaciro mu muryango nyarwanda cyane cyane mu byo gusaba n'iki byose ariko nta bushobozi bwo gufata ibyemezo aterura icyo bamuhaye urikomeze wowe ariko urikomeze ngewe nagira ngo nkubwire ko ntarikunda kandi ntari burikoreshe ndi buvuge abantu bamwe ngo mbagire responsable w'ibibazo biri muri RNC abandi mbihorere icyo twemeranywaho nuko koko hari ikibazo gikomeye cy'imiyoborere muri RNC irwo nta nubwo nashaka kuvuga kuri RNC muri iki kiganiro tugirana ariko kuko bimbajije wenda nagira ngo two gutangira turya indimi cyangwa tuvuga dukora bya bindi twita langue de bois ikibazo cyo kirahari ari nayo mpamvu buriya hari bagenzi banjye twigeze kuganira hano mu buyobozi bw'intara y'Ubufaransa kuri iki kibazo nagira ngo mbwire imvugo nakoresheje mbabwira ikintu kimwe narababwiye nti uri umuntu w'umugabo noneho mu myaka 9 10 RNC igiye ku myaka 10 ubu ngubu ntabwo iruzura neza n'igice muri iyo myaka 10 ukaba umaze gutandukana n'abagore barindwi iyo bamaze kuba babiri bwa mbere baravuga baturiye mugabo afite umwaku ahora ashaka nabi ko bibaye 4 5 abantu baravuga ariko muri ikibazo ntabwo ari abagore ahubwo ikibazo kiri kuri uriya mugabo ndetse n'umudamu uzajya kuresha ubutaha azabanza bitekerezeho kabiri avuga ati ese bari icyabajyanye ngewe ntabwo cyatuma ngenda ni ukuvuga ko wowe nawe uri uwo mugabo umaze gutandukana n'abagore barindwi mu myaka 10 uri umuntu ushyira mu gaciro wagombye gutekereza ukavuga uti ariko se wamagani kubera icyo abadamu banjye bagenda ni iki gituma mora ntandukana n'abadamu ntubaka ngo ndimwe nk'abandi kuko ibyo bintu uvuze nigeze kumva umuntu umwe w'umuyobozi wo muri RNC avuga ngo RNC abantu baragenda ngo tugakomeza tugakomera uwo ni Abdul Karim yarabyivugiye ni Abdul Karim icyo ntabwo ari ikibazo ahubwo ntabwo wagombye kuvuga abantu baragenda ugakomeza ugakomera wowe wavuga ko ikibazo ugomba kwibaza ni ukubera icyo abo bantu bagenda kuko niba niho naheraga nyine mvuga yuko abo ngabo bavuga ati abaterezi b'ubundi tuzabagira igihe cyose abatemera iyo mikorere yacu nyine bazagende tuzakomeza kandi dukomere
ngo abantu barakinjira abandi wenda barenze ubwinshi bwabo, wagombye kwibaza niba baramutse batagiye noneho ahubwo abakwinjira batikuriye kabiri. Ubwitaga burya iyo wamaze gutandukana n'abadamu bangana gutyo, uba ugiye kureshya ubukurikiyeho abanza kubitekerezaho kabiri. N'aba ngaba ushobora kugenda ugiye gukora mobilisation ku bantu, abaraza bakavuga bateze bariya bose bagiye, kuko burya ngo inkoni ikubise mukiye wirenza uruwerega. Asi cyajyanye bariya we kuki ngewe kitazanjyana. Muri RNC yo murayigumana mukayibika ahakomeye. Komeza. Rero n'ubwo cyane rwose semana no kuba bibajije nta nubwo nzagaruka kuri iki kibazo, ariko RNC harimo ikibazo cy'ubuyobozi ku buryo bukomeye. Ariyo mpamvu mpagarira abagenzi banjye bayobora RNC kugira ngo batekereze ukabiri. Nigeze nanone kuganira n'abantu nakoresheje ijambo nabwiye ni hari ikintu, niyo nama ngiye kubagira. Hari ijambo muri Kiliziya Gatolika bigeze gukoresha ryitwa agiyoronameto. Agiyoro ni ukuvuga, ni ukwisuzuma, kwinenga, kurushaho kunoza imikorere. Bitagenze gutya ukaba uvuga ngo twebwe ngo turi nk'inzoka yiyuburura, haba harimo ikibazo gikomeye cyane. Ni ukwisuzuma, ukinenga, ukareba uburyo ibintu bya ayo n'amagambo yawe udirika arimo avuga ati twebwe turi nk'inzoka yiyuburura, ati twebwe abo ngabo bagenda nta kibazo biduteye. Ubu ngubu barishimye cyane kuko mugiye. Umwe mu bayobozi ba organisation yitwa ihuriro rigishimira ko abantu barivamo bagenda. Bara ndumva ari ahanganga rukirije ikintu cyitwa RNC. None reka nkubaze rero akabazo wanze kuri ibyo by'abaterezi b'ibindi uti ntago mbigaruka, ati ni RNC ubuyobozi bwayo muri rusange, ati nta baterezi b'ibindi, nta Kayumba Nyamwasa n'iki, ibyo n'uburenganzira bwawe ariko twebwe turabibona. Reka none nkubaze nk'akabazo abantu bavuga bati ikibazo cyakomeye cyane kandi cyafashe n'intera, ati uri kwisonga ni Jean Paul Turayishimye akaba ari we utumye noneho mufata n'icyemezo. Abantu niko turimo kubisesengura, niko tubibona. Hanyuma noneho tukavuga tuti ese aba bantu ko bagiye inyuma ya Jean Paul Turayishimye, none garanti ni yihe byo yuko bo batagiye kuba abateruzi b'ibindi ba Jean Paul Turayishimye? Ibyerekeranye n'iyo miyoborere nyine byo umurunana mwifatanyije, urumva noneho bizagenda neza hatazabamo nk'ibyo mu buyobozi bwa RNC mwari musanzwe nimube abateruzi b'ibindi? Reka ngo koso ubwo tugiye inyuma ya Jean Paul Turayishimye. Wigeze no kuvuga ngira ngo hari uracitswe, ntabwo Jean Paul Turayishimye. Jean Paul ni umwe muri twe. Ngewe reka nkubwire ntangira kubona ikibazo kiri, hari ibaruwa yigeze kwandikwa mu kwezi kwa mbere warayibonye, twanditse dusaba ibiganiro n'abayobozi. Nayishyizeho umukono. Ntabwo ngewe nayishyizeho umukono mpereye ku kibazo cya Jean Paul Turayishimye, nubwo wenda bishobora kuba bifitanye isano. Ikintu cyatumye kiriho umukono kuri iyo baruwa ni abantu bo muri Canada tutari tunaziranye, bari birukanye batabahaye n'umwanya na muto wo kwisobanura. Urumva, ngewe ndavuga ni ndi umudemokrate, ninjiye muri RNC sinzi yuko ari organisation iharanira demokarasi. Ntabwo nshobora kwihanganira ko abantu bicara quelque part ngo bavuge ngo dufashe icyemezo cyo kufatira ibihano abantu batabahaye umwanya wo kwisobanura. N'ahantu byabo mu manza zose z'ubutabera ku isi yose, hamwe ushobora gufatira umuntu igihano mu bucamanza cyangwa mu rwego rwa discipline utamuhaye akanya na gato ko kwisobanura. Ntabwo bibaho. Icyo ni ngewe mbona ko hari ikibazo gikomeye cyane, uretse ko byaba bishamikiye no ku bindi, ariko icyo ngicyo nicyo cyabaye nk'imbarutso. Ntabwo nagira ngo nongere ngo kosore, ntabwo turi inyuma ya Jean Paul Turayishimye. Jean Paul umwe muri twe, kubera ibibazo wenda nawe yabonye ku giti cye, yari no mu nzego z'ubuyobozi we yabonye byinshi kuturenza, ariko natwe ku rwego rwacu hari ibyo twabonye kandi tukabona bigomba gukosoka.
none kugira ngo utumare amatsiko niba nyine abanyarwanda bamenye yuko nubwo babyise muvuma ariko ntabwo ari muvuma, twebwe turabifata nk'ishyaka rindi rivutse rishyashya, hanyuma noneho rikaba rizanye ikindi gishyashya nyine tutegereje kugira ngo zerekane izo mpinduka bo bakeneye no gutinza abantu nyine kuri Nyirangarama aho bizihuta. Utubazo tubiri. Akabazo ka mbere, ni bande bayoboye dino huriro ryanyu Urunana? Komite ninde perezida, ninde ushinzwe twajya tunyuraho mu byerekeranye itangazamakuru, ushinzwe itangazamakuru, ushinzwe wenda ububiko, ushinzwe amaperereza na documentation, waduha organigramme yaba yayoboye Urunana mufatanye? Cyane ikibazo cya mbere. Pour l'instant ihanganye abantu bazakira kuvugana na RNC bajye baca ku muvugizi wayo witwa Ashire Kamana, hanyuma inzego rwose mwihangane gato, mushonje muhishiwe, tuzabatangariza komite nyobozi, tubatangarize n'abantu bahagarariye Urunana mu bihugu binyuranye rwose. Ubu ngubu kuri aka kanya uratubwiye uti ibibazo byose byerekeranye no gushaka kugira icyo mumenya gitomoye, mubanze mwibande mu kuvugane na Ashire Kamana, ati niwe wajya abayobora, wenda akabaha ibisobanuro cyangwa se akabahuza n'umuntu n'uyu ushobora kubagira icyo ababwira kirambuye kuri Urunana rwanyu, ati ibindi tuzabibagezaho mu minsi mikeya iri imbere. Ibyo turabyemeye. Yego. Akabazo ka kabiri k'amatsiko, uretse kuba nyine ari zabyaye amahari hagati ya RNC n'Urunana, hari ikindi mu byerekeranye na ideology, no kuvuga mu ntekerezo za politike cyangwa z'imiyoborere mutandukaneho na RNC, mwabayemo, mwakuriyemo, mwubatse, mwatanzemo imiganda n'imisanzu mu ntekerezo, ibyo twita ideology politique. Hari ikintu gishyashya mutandukaneho? Sinzi niba imigambi ya RNC hari ikintu duhuriyeho cy'ingenzi, no guhuza abanyarwanda hamwe. Biriya ni bya bose, biriya objectif bose mu mashyaka yose mubihuriyeho. Reka nkwereke nk'ikintu wenda mutigeze mugira icyo muvugaho byerekeranye memoire, nta kintu mwabivuzeho. Ibyo nibinje mu mutwe gutyo. Hari nk'ibindi tuvuge nko mu byerekeranye ideology, muri yumva yuko hari ikindi wenda muzamurikira abanyarwanda mukavuga ati muri ideology dufite imitandukanire cyangwa turayihuje, wenda démarche, no kuvuga uburyo bwo kubishyira mu bikorwa nibwo mwamutandukaniyeho? Niko ngiye mbibona. Ntabwo kubwira ko ideology yacu itandukanye na RNC cyane kuko twayibayemo kandi twayigiyemo, twumva ibyo batubwira ari byo natwe twiyumvamo. Hanyuma ikibazo cya mbere nakikubwiye nuko tubonye yuko imikorere idahuye n'imvugo. Icyo ni kimwe, niho dutandukaniye cyane, urumva. Hanyuma icya kabiri rero, uretse nanjye umuyoboke usanzwe wa RNC, sinzi niba n'abayobozi bayo kuri ubu ngubu bazi icyerekezo barimo. Ni ikibazo gikomeye. Ari nayo mpamvu mubwira noneho wowe bya RNC rwose, ariko nizere ko aribwo bwanyu mubimbajije kuko kugira ngo twavanse reka nkikubarize rimwe ugisubirize rimwe, sinongera kuvuga RNC muri iki kiganiro. Ni ukuvuga muracyari no muri RNC, muracyafite ya karita yabo cyangwa mwayitanze? Ukomeza. Ni kubindeba uzambaze mu minsi iri imbere nzakubwira, ariko icyo nashakaga kugusobanurira cyagiye mvuga bya bindi nuko umuntu ashobora kugira deux cartes, birashoboka. Ariko birashoboka kandi nabigusobanurira impamvu. Hanyuma icyo nagira ngo nkubwire wenda dutandukaniyeho, uretse ko imvugo igomba kujyana n'ingiro, yego, kukubwira nuko wabibonye inkingi 15 twatangaje. Ushobora kuvuga uti bihuye n'iby'abandi, birashoboka, ariko burya ntabwo
ntabwo byose biba bihuye. Umuntu usomye hariya Semana ziriya nkingi 15 wahita usanga u Rwanda twifuza uko ruzaba rumeze. Ariko hari ahandi ugenda ugasanga baravuga ibintu ugasa n'ubidovina, ugasa n'ushaka we kwishakira inzira. Biriya bintu nubisoma uretse kuba ikintu mbwira wenda kiburamo birashoboka nabyo, nubisoma ukabona utabona icyerekezo kirimo uzagaruka umbaza. Anicet Karege ndagushimiye. Iki kintu tuzakigarukaho byaro kugira ngo tuvane abanyarwanda mu rujijo bavugaga bati hari ibintu by'ibihuha ngo habutse urunana, abandi bakavuga ati nababibitirira. None mumaze amatsiko abanyarwanda muri iki kiganiro gitoya rero dukoze, ntago narangiza ntavuze ikintu twaganireho ubushize duhuye abantu twagiye gutabara. Nabonye mufitemo n'ibintu by'umuco nyine, ubwo ni byiza cyane kandi muzabikomereho, nzabibashyigikiramo ibyo ngibyo. Twarahuye urambwira uti hari ikiganiro wigeze gukora ndetse ugikorana na Abdul Karimu, hari n'abandi nagiye nkorana na biganiro, nkoresha imvugo ikakaye, mvuga nti abantu bo muri RNC hari abantu nari nkomoje kuri ibyo by'abateruzi b'ibindi, hari nk'abo birukana hanyuma noneho bakagenda bagasezera, nyuma yaho bakaza bakongera bakagaruka. Ni nk'umuntu ugarutse mu birutsi bye. Icyo kintu nagikoresheje mu mvugo yanjye, ndabyemera rwose, kandi nagikoresheje mvuga nti Anicet Karege yanditse ibaruwa isezera, ndetse n'abangaba bari kumwe harimo umuntu nguyu Benwa namubonyemo yagarutsemo nawe. Mvuga nti wari urimo gusezera muri RNC harimo ibibazo, nyuma yaho baragutekinika urongera uragaruka. Tuganira rero muri ako gahe gatoya twakubitanye ahantu mu dutabara umuvandimwe, warambwiye ati wari wibeshye buriya ntago nari nasezeye, ati ibyo bintu wabifashe nabi, ati niyo mvugo yarambabaje cyane. Ndavuga nti umunyamakuru, umuntu wigeze kuba umunyamakuru uzi droit de réponse, ni ukuvuga uburenganzira bwo gusubiza, utarampaye ngo anyandikira ambwira ati ibyo bintu wavuze ntago ari byo. Narakubwiye nti wirengagije wa mwuga wawe, bwa burenganzira bwawe, nitubona akanya tuzabiganiraho. None bije mu gihe kitari gikwiye, ariko ntago nabicaho tutabivuze, tuzagaruka undi gihe tubivugeho. Ibyo bintu ko byakubabaje wabisobanurira gute abanyarwanda bakurikiye icyo kiganiro? Babifashe yuko Anicet Karege wayoboraga intara y'Ubufaransa hariya Rio wigeze gusezera mu byo nanditse nkanabitangariza abanyarwanda mu munyamakuru, hanyuma noneho akaza nyuma akongera akagaruka, niko ngiye navuze nti yagarutse mu birutsi. Niba nararengereye kuki utakoresheje mbere na mbere ahubwo uburenganzira bwawe droit de réponse? Nicyo kibazo cya mbere, kandi uri umunyamakuru bizi. Hanyuma ikibazo cya kabiri, noneho wabisobanura gute abanyarwanda kugira ngo bave muri urwo rujijo nabashyizemo? Bo urakoze Semana, ntaze nuko iyo droit de réponse kandi wenda nari mfite nawe iyo ngo uhamagare wari kubisobanura ukabikosora, ariko nabonye atari ngombwa kubera ko burya biriya bintu byabaye byari bishingiye ku bintu byinshi, byakuruye imvugo nyinshi. Nibyo wenda nawe watangaje ufite aho kubivanye, ariko ikibazo ntabwo ari ikibazo naho wabivanye cyangwa n'ababitangaje. Niyo mpamvu mbijyamo. Icyo nakugaye wowe gusa ni ukuvuga icyo kintu, kuvuga ngo nuko gusubira ku birutsi, nicyo numvise atari imvugo nziza, kandi narabikubwiye. Gusa ntugire ngo narakurakariye, ngewe ntago ku mutima wanjye hari imvugo igivuga ngo ni mukushibaho, ntugire ikibazo. Naho ubundi ibyo ngibyo wari wavuze uko nabigusobanuriye ushize muri iriya matora yo muri RNC mu mwaka wa 2018. Ubundi ngewe ntago niyamamaje kuba umuyobozi w'intara, kuko icyo gihe twari twamamaje Benwa Muhoza, ubu wirukanye ejo bundi. Ngewe ahubwo nari niyamamaje nko kuyobora diplomasi. Umwanya ntago ntize mwegura.
ni ukuvuga ibaruwa nasohoye nubwo yavugaga ko akantu wari wanditse uvuga ko abasezeye wari wabikoze muri ubwo buryo bwo kugira ngo utabangikanya imyanya, ntabwo ari gusezera muri RNC. Oya, ntabwo ari ibyo. Mu ntara y'Ubufaransa nayoboraga diplomasi, kandi kugeza n'ejo bundi aho haje inkonkobotsi bakavuga ngo bavanyeho komite, nari nkiyobora iyo komisiyo ya diplomasi. Hanyuma ahubwo muri komite nkuru ya RNC, bari mu komite nkuru, oya, hari urwego rwitwa inararibonye. Nari ni kuzajya mu nararibonye, kuko icyo gihe twagombaga kuba 5, nanjye nari ndimo. Hanyuma maze kubona ibintu bitanejeje, ibyo nakubwiraga ibibazo ni byinshi, nkuko bavugaga ngo ni Jean Paul, kurumva byatangiye 2018. Njye naravuze nti niba amatora akorwa gutya ntabwo nayakosiyona, bitandukira kandidature yanjye. Urumva nta n'undi muntu ko buri ibibazo biri muri RNC harimo n'iby'amatora, bavuga bati mwiyamamaze imyanya ni 5, abakandida ni 5, n'ejo bundi warabibonye. Ubwo rero ngiye navanyemo kandidature yanjye, nta wundi watsimbuye, n'ubundi noneho inararibonye zabaye 4, bakomeje ari 4, numva ko arimo bavuyemo mu minsi ishize. Niho rero wabyitiranyije ibaruwa yanjye irotira kandidature, wayishyize hamwe n'abantu b'abayobozi b'intara bari bademisiyoniye, babaza gusubira, ariko nta hantu byari bihuye. Ye kandidature yivanyemo kandi ntiyasubiyemo. Hanyuma umwanya bari banturiye wo kuba umuyobozi wa komisiyo ya diplomasi hano muri France, n'ubundi narawukomeje kugeza ejo bundi banyakubahwa baje kutwirukana. Urakoze rero Anicet Karege, urumva yuko iyo mudakoseye ibintu mu maguru mashyashya, urumva yuko nubwo mwavuze ngo muri abademokrate muracyari mu nzira inyuma cyane muri ibyo bya demokarasi irihuta cyane. Iyo havutse ibi bintu nk'ibyo ngibyo, nkakora ikosa nk'iryo ngiryo, nemera ko narikoze bidavuye ku bugizi bwa nabi cyangwa ku bitekerezo iki, iyo mumbwira mukampwitura mukanyereka nk'ibyo bimenyetso mpaye cyangwa ushize twaganireho gake ukabimpa, nari guhita nkosora nkasaba n'imbabazi abadukurikira. Mwankoresheje rero amakosa. Erega Semana binabaho, umuntu ashobora gucikwa, ntabwo ari ikibazo. Wenda nanjye ubwo nikosa nakoze kuba ntarahise nkubwira, ariko nuko numvaga nta n'ikibazo kirimo kirenze. Naho ubundi ibyo kuba abademokrate ntimubishidikanyeho, aba bantu bashinze RNC muzabona ko ari abademokrate nyakuri, kandi muzabona ko imvugo izaba ingiro. Aba nabahamagariye nawe Semana, bagenzi bawe bose n'abanyamakuru, abanyarwanda batwumva, ko mwese kandi muhawe ikaze muri Urunana rw'abanyarwanda ruharanira impinduka. Urwo runana rero cyokora njyewe nzabakurikirana bugufi, nzabatumikira, ariko ntago nzajya mu runana rwa RNC. Uravuze ngo abantu bashobora gukomeza ikarita yabo, nimumbwira cyokora yuko abari mu runana bavuze bati iyo karita ya RNC twasanze ahubwo ari icyasha gikomeye, nibwo nzareba nkababwira. Ntabwo hari abari mu runana bashobora kuguma muri RNC, hari abazaza mu runana baturutse handi batari no mu yandi mashyaka. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu. Mu gusoza ikiganiro cyacu, Anicet Karege, urakoze. Wari ushinzwe diplomasi nyine muri RNC mu ntara yo mu Faransa uba Lyon. Reka nkubaza akabazo kanyuma nsoza ikiganiro cyanjye, niki cyatumye ujya muri politike ukadutera umugongo mu banyamakuru? Ntabwo nabateye umugongo mu banyamakuru, kuko yinjira muri politiki nayinjiyemo muri 2013. Nari maze igihe kinini n'ubundi ntari itangazamakuru, kubera ko nageze hano mu 2001. Naragerageje gushaka gukora itangazamakuru, twari tutarabona izi muwaye mufite za WhatsApp n'ibiki byose na Skype. Ibyo gihe byari bigoye cyane. Naragerageje kwinjiramo nsanga imiryango irafunze, nuko njya mu bindi. Ubwo rero aho izi muwaye mukoresha zibonekeye, ngiye nari mu bindi, ubwo kubibangikanya n'akazi nkora byari kungora cyane. Icyo nicyo cyatumye wenda nakomeza itangazamakuru. Naho undi itangazamakuru n'umwuga nagiyemo nkunda cyane, kandi ku mutima n'ubu ndacyari.
ninjiye muri politiki gute ngereka nkubwira ikintu cyanyinjije muri politiki cyatumye mvuga ntereka ntaka abantu dufatanya wenda turi ko ari ikintu twazahindura mu Rwanda byagutangaza ariko ikintu cyitwa ndi umunyarwanda nicyo cyambatuye nigeze kumva perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ngo umwana wavutse nyuma y'94 ngo nta kintu cyatuma adasaba imbabazi z'ibyaha se yakoze. Icyo kintu cyarambabaje cyane n'ubu kiracyanjya mu mutwe. Nicyo kintu cyatumye ninjira muri RNC buri. Ndavuga nti niba hari abantu bashaka kugira ibintu reka mu Rwanda kuko numvise c'est un scandale ikintu cyankoze ku mutima n'ubu kimbahoza cyane mbonye umuntu uvuga ngo kumva ngo umwana wavutse nyuma y'94 utazi na genocide cyari cyuretse kumva abanyepolitiki bayimubwira ngo najye gusaba n'ubu ntabwo ndabyumva kandi n'ubu baracyabivuga burya ni cyambatuye ariko cyongereye byinshi ku bindi byinshi n'ushaka kureba igituma kwifuza ko ibintu bihinduka urareba nanone iriya manifeste twatangaje ariko ubundi ngewe wenda n'ibintu bihindutse nk'uko tubyifuza sinzi niba najya mu nzego z'ubutegetsi sinabishobora wa mugani wawe ndi umunyamakuru ku mutima cyangwa wenda nzigumira n'umuturage usanzwe ariko gufatanya n'abandi kugira ngo ibintu bihinduke abaturage bigenge bisanzure Imana wenda tuzajya duhurira ku cement cyangwa kuri Bawoba Nyamirambo nibyo wenda binshishikaje cyane kurusha guharanira ubutegetsi nk'abandi banyapolitiki. Anicet Karege ndagushimiye ariko ntago narangiza nakabazo kanyuma abwira abadukurikiye muri iki kiganiro kidasanzwe ukuri nyine twavugaga ukuri kuri iri shyaka twebwe turifata nk'ishyaka rishyashya ryavutse riturutse muri RNC abenshi mwari muri RNC nyine ni urwo runana wanditse ibitabo byinshi turarikire byibuze nk'ibitabo wanditse ku Rwanda cyangwa se no ku isi hanyuma noneho tuzakora n'ikiganiro cyerekeranye undategura ibiganiro byerekeranye n'abandika ibitabo hari igitabo wanditse ku byerekeranye n'itangazamakuru nicyo nkwibukiraho cyane kandi byaduhaye indorerwamo ndetse nabo nagiraga nyuze hose barambwiraga ati uri umunyamakuru wo mu Rwanda ati hari umuntu wanditse igitabo cyitwa gutya uramuzi dusogongezeho ku bitabo wanditse wenda mvuga byose wa mugani ko utubwira amazina gusa titre hanyuma noneho ubundi tuzakora ibiganiro no kugira ngo bamenye Anicet Karege turimo kuganira wagiye mu runana n'aba bantu nyine mwari musanganywe mu runana mukongeramo abandi Anicet Karege utubwira ibintu ngo araharanira ubwisanzure araharanira demokarasi mu Rwanda ko yanditse n'ibitabo ibyo bitabo ni ibihe ese bibonekamo icyo kintu nyine cyo guhanira ubwisanzure no intumbero ya demokarasi ibitabo ntabwo byinshi cyane ni bitanu icya mbere cyitwa wakivuze cyaho kuvuga ku itangazamakuru cyitwa les médias rwandais toujours au service du pouvoir yasohotse mu mwaka wa 2004 bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo ibinyamakuru byo mu Rwanda buri gihe bikorera mu nyungu z'ubutegetsi ikintu cyo tangazamakuru rivuga bambe icyo gitabo kivuga ko itangazamakuru mu Rwanda kuva ryabaho kugeza n'uyu munsi rikora mu kwaha k'ubutegetsi nicyo ngicyo kandi ntabwo ryo kurwa Habyarimana ryo kubwa FPR cyangwa kubwa Kayibanda hera ku bitangazamakuru ryabaho mu Rwanda cyabaho bwa mbere ari kinyamateka cyasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 9 umwaka wa 1993 urumera aho ngaho na mbere yaho dayeri kuko hari ibyo mbanza kuvuga by'umuco nyarwanda bishyira ibyo byose ngo mugani miganye icya kabiri rero ikindi gitabo kitwa sous le déluge rwandais sous le déluge rwandais ni igitabo kijya kumera nk'inkuru ndende roman ariko kivuga ibintu bimwe byabayeho ibindi ngasa n'uvanga
ibintu bijyanye na politiki yo mu Rwanda ariko uyirebeye hasi y'umuturage nkanjye nareba igihe nari umuturage kuva muri 90 kugeza muri 94. Nyuma yaho rero nanditse ikindi cyitwa Entre brouillard et ténèbres, nayo ni Roma. Noneho ivuga la suite en fait imeze nka suite y'icyambere. No kuvuga ubishyize mu kinyarwanda no kuvuga igihu kibuditse Entre brouillard et ténèbres ni nko kuvuga hagati y'ibihu n'umwijima. Yego. Noneho ubwo twari tugeze mu butegetsi bwa FPR vuga ko ibyabaye bibi cyane mbere y'94 kugera kuri biriya bintu bya genocide. Haje ibindi bimeze nkabyo wenda binabirenze. Ari nayo mpamvu ubirebye nk'umunyarwanda uvuga uti noneho hahandi narindi niba hari mu gihugu cy'Anyantango aho ngeze ni mu mwijima. Entre brouillard et ténèbres. Yego. Hanyuma nyuma nanditse ikindi kitwa les normes constitutionnelles de protection des droits de l'homme au Rwanda. Ni igitabo cyo kivuga umwanya w'uburenganzira bwa muntu muri itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Byo ni teori umuntu uzareba ashaka ko nenga FPR ntabwo azabona, gusa ni étude théorique y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri constitution ya Repubulika y'u Rwanda. Nyuma giheruka rero kumaze igihe ntandika ni cyasohotse muri 2012 ngira ngo kitwa La chute du monarque boiteux. Murabyumva naseserezaga Habyarimana kuko monarque boiteux mu by'ukuri nabiciye ku ruhande niwe navugaga, ariko nakaruma gasa na kari satirique kavugaga ku butegetsi bwo kwa Habyarimana. No kuvuga irindimuka ry'ubutegetsi bw'ingoma ya Habyarimana nibyo yashatse kuvuga. No kuvuga arashite ni nko guhanuka cyangwa kuvaho ngo y'umwami wacumbagiraga. Hari abavugiye kandi niho bazongera abantu ariko kari satirique rwose ntibazabifate nabi, ntabwo nashakaga gusesereza uwo mu perezida, ariko nagiye mpera ku bintu byavugaga. Hari n'utuntu twa recherche duke nakoze nako muzagashake mu gasome gasara karopre ni ibintu wenda rimwe ariko akaroma afatirike. No kuvuga ushobora noneho ubu ngubu rero ntago urimo kwitegura no kuzatubwira nibura ibyerekeranye na opposition nyarwanda muri iyi myaka winjiye muri politiki uko wayikubise imboni ukavuga uti dore uko basitata ibirenge, dore imbaraga nkeya aho zabo zikomoka, dore n'ibyo bashobora kuba baragezeho, wenda hakaba hari izindi nzitizi naturelle, no kuvuga inzitizi kamere cyangwa se inzitizi zikomoka mu bindi bihugu zituma badatsimbura FPR inkotanyi. Burya mu byo bwo kwandika bwo kwandika yawe nibyo ngenera igihe cyabyo, ariko ubu projet mfite ya hafi no kwandika nanone utuntu tw'uturoma ariko dushingiye ku mateka ya cy'u Rwanda. Wenda ubwo nimbigeraho nzabibereka nabigeraho kandi nabwo ari ubwo umuntu yishuwa nta kundi. Ariko kereza ni ariko yandi ya kera cyane tugira ngo ni ibyeje ubundi twavugaga muri 59 ayo kuzaba babwiba kwa banda barasa niyo nshaka kwandika uturoma, ariko ubwo nzakubwira kandi nutabibona ubwo bizaba byananiye. Urumva nari nguha inspiration ariko wenda bishobora kuzaza, reka tubitege amaso. Noneho rero reka dusoze ikiganiro cyacu. Rwose ndagushimiye Anicet Karege kandi nongeye kukwitwaraho kuko inyandiko nabonye zatumye ntabasha gusesengura neza ibyari bikwiye nkushyira mu bantu bava ku ijambo bakongera bakarisubiraho. Niyo mpamvu nakoresheje iryo jambo ngo wavuye mu biru turongera ubisubiramo. Nongeye kukwitwaraho. Urumva yuko inyandiko nagiye mbona aho nagendaga mbona bituruka ntago nashoboraga
gutandukanya nyine abo ngabo basezera, nawe ahubwo urimo gushaka imyanya yo hejuru muri diplomasi, kandi nawe ndakumva yuko wavuze ati ibi ngibi ntago yabikoze kubera izindi nyungu, ati ntago ari ngombwa kuba namwandikira, uretse ko byari ngombwa nyine. Nanjye ndicuza imbere yawe ndetse n'abanyarwanda badukurikiye, kubera yuko nashoboraga nyuma yaho cyangwa se mbere yaho kugushaka nkavuga nti Anicet Karege, iyi baruwa nabonye urayivugaho iki? Ntago nibuka niba narakwandikiye ka message nkubaze nti urayivugaho iki, ariko nzi yuko ibyo bintu muri démarche professionnelle mu byerekeranye n'umwuga nagombaga kuba narabikoze. Ndetse wowe ko ntanagufa ikibazo, ariko nkubwire ko mu mibanire y'abantu ibintu bitahora byera ngo de. Niba harabaye mwaka kantu wenda wakwita nk'agatotsi, uretse ko ngewe ntanabifashe nk'ikibazo. Burya ikintu cyangombwa ni ukubirenga, ari nayo nahoze numva mugenzi wa Kamana asobanura ku ijwi rya Amerika ukuntu muri RNC bashatse uburyo twashatse nako, kuko ari nibyo twari dufatanyije twaganira kugira ngo turenge ibibazo bihari bikananirana. Ariko ubundi niba habaye akabazo, yewe wenda sikoresha iyo droit de réponse, ariko niba habaye akabazo, ikintu cya mbere cyangombwa ngiye nshobora gukosa, nshobora kuvuga ibintu bitakunyuze aho kugira ngo ndakarire. Ngiye niyo mpamvu nakubwiye ko ntaje nuko ntakurakariye, ngwino tubiganire. Niba tujya n'impaka, ngwino umbwire ukuntu ngewe ibyo mvuga atari byo. Kuvuga ngo naba narakurakariye cyangwa iki, ntabwo ibintu bizahora byango de, ntabwo tuzumvikana ku bintu byose, nta nubwo bishoboka. Ngewe numva bitabana ari na byiza, ahubwo burya ikintu kigaragaza abagabo cyangwa imfura, niba ariko navuga, ni ugushaka uburyo turenga ibibazo tugasohoka twemye, dufatanya urunana. Garutse kuko natwe nicyo dushaka, gusohoka muri bya bibazo by'amateka y'igihugu cyacu, tugasohokamo twemye, kandi ndizeza n'abanyarwanda bose batwumva ko tuzabigeraho. Urakoze Anicet Karege, namwe mwari mudukurikiye muri iki kiganiro. Navuga yuko ni ukuri kuri kwa politike. Ndabashimiye Anicet Karege, tuzagaruka dusesengure aho mugeze n'iyo komite mugiye gushyiraho, noneho tujye no mu mizi turebe aho mutandukaniye na FPR Inkotanyi na RNC n'andi mashyaka, icyo mutandukaniye, icyo muzanye cyane. Ndagushimiye naho uta. Nanjye ndagushimiye kandi wakoze cyane kuba wamaye aka kanya ko kugira ngo tuganire. Wakoze.
sinanirwa gusega sinjya gusa umusamu bavuga ibisango umbaza imiringa simenya iby'imirimbo umbaza urukundo ni nayo tarantu nahawe na rurema nawe urugira impamba nirwo rwabuze mu budage ndabarahiye intambara y'isi itangira ubwo nirwo rwabuze ku rucushu ndakabaroga abavaga indime maze baramarana ubuzima ntibuzagutenguha nawe urugira impamba na Teddy azarumenya ruheho Sabrina zarugumana igisha na Samantha kuruzirikana rubaheho umunani ndabigusabye mu buzima ntiruzabatenguha nawe urugira impamba bamurera ngumizuru sinabona urukundo rutsindwa narahiye bamurera